ikintu cyaje kuntungura nuko nasanze umukobwa nakundanaga nawe final ubukwe bupfuye kubera papa wanjye. Ibyo byarandenze. Yo. Nta n'ikintu nshaka kuvugaho. Kuri we. Ya. Kubona nkabona aramuhamagaye nge simbyiteho nkumva ko ari umubyeyi ugiye kugira umukazana inama. Urabizi nabikubwiye kenshi. Yo, komana. Poresheje. Dukora inama via aravuga ati ibintu bya bibiri seriye ni iki kibura nyine nkabona abirimo cyane. Navuga ni cyakora. Kwiyumvishamo ko yuko papa ari we muntu wa mbere wagize uruhare muri ibi bintu. Birababaza. Papa aho uri hose wumve ko wambabaje. Yo. Ku munsi rero nyamukuru ubundi ushobora hari ikintu ushobora kuvuga usibye kurira nararize ngiye narahoze kubona ibiryo byananiye ntibibaho ndibuka naratashye ndicara kurya birananira isaha ya mbere ya kabiri mbura umugeni nyine twari busezerana niyo umuntu asohotse yambaye isuma agasohoka mu rugo rutari mu undi mugore uri kumva nawe ikintu uhita wakira. Sandrine ntabwo nzi ukuntu nabikubwira ariko pe mu by'ukuri niyo mbitekereje ubu ngubu. Yo Paul uzi kuba ukunda umuntu ugasanga papa wawe bari close cyane. Birababaje. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze mumerereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora n'umwanya mwiza ngo uyikore niba ukunda ibiganiro tukugezaho. Ndabasuje cyane rero abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari Finland, Australie, Belgique, Italie, Finland, Hollande ndetse n'abari muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntago namwe nareka kubasuza ndetse n'abari East Africa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusore ndetse na mushiki we mubona mwiza cyane. Twaba tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Uyu musore ngo bamuteye gapapu. Reka tangira twibwira tubahaye ikaze. Ariko se kuki musura abantu mutabateguje kweri? Ariko urabizi ko twe twavuganye. Guhengera abantu bavuye mu kazi ariko ntari icyo bitwaye by the way. Amazina yawe kwagukurikiye? Amazina yanjye nitwa Tuyisingize Eric ariko bazi Wizi Boy kisha umuntu. Ese ni igiki kisha umuntu? Uraza kukimenya. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yawe watangiye bwa gukurikiye? Nice. Hanyuma Nice amakuru mfite no kuri mushiki w'umuntu bitango kisha umuntu. Kubivuga nkaho uri kubeshya se ugahita useka. Oya ni ukuntu utangiye uvuga nyine ngo amakuru ufite. Yego kandi ntago biba ari amakuru. Yego. Biba ari byo nyine. Nibyo. Ariko uko nge ntari mbizi nagombaga kubaza. Yego. Hanyuma kisha umuntu. Uri umusore, uri umupapa, uri muntu ki? Ubukwe bwarapfuye bunasubiye ibusore. Ngiye amakuru ndayakwibariza ko nayo nyirubwite. Ubundi uriya mukobwa mwe maranye igihe kingana gute? Ko ari kininira ndumva hagati y'imyaka 2 dukundana cyangwa tuziranye. Dukundana twakundanye umwaka n'amezi hagati ya 4 na 5. Umwaka n'amezi 4 cyangwa 5. Hanyuma mushiki wawe yaramuzi ndabaza Nice. Yego ari muzi. Yari muntu ki kuri wowe rero? Nyine wamuraga gutyo. Yego. Nyine we mwari mubanye gute nkamura mu kazi we? Yeswa tubanye neza nta kibazo. Ahubwo nanjye naje gutungurwa n'ibyabaye nyine hari igihe umuntu akudesova ku munsi wa nyuma. Yego. Hanyuma kisha umuntu ndashaka umbwire noneho histoire ndetse wibwira nawe gukurikiye byagenze bite ku buryo ubukwe bwe bwapfuye ku munota wa nyuma bura amasaha makeya. Se buriya uretse kumfatiranye ndi muri mode nziza. Ubundi mbanyakwiye. Ariko ndi muri mode nziza. Uruganda rwa New York rwanjye nkoramo uyu munsi niwo munsi nahembeweho.
bampembye bumeze neza, niyo mudu nziza ndimo, niyo mpamvu ufatiranye nawe, ubundi ntabwo ibintu twari bubivugeho. Ukuntu byagenze rero, uriya mukobwa twariganye, twahuriye Marirene ku kigo bita Marirene cy'abakatolike i Muhanga. So turigana mu ishuri rimwe, turakundana, tuza guhinda ariko biraho nyine turakundana, tugeze twenda kuva kuri icyo kigo, dukundana muri uwo mwaka twenda kuva muri icyo kigo. So ishuri rirarangira, tukajya tuvugana kuri telefone, naragarutse mu rugo i Kigali. So then nyuma noneho turi gushaka ibintu byo kujya kwiga kaminuza, nza kujya kwiga muri kaminuza, duhurirayo. Kumva muri kaminuza iyo uhuriye n'umuntu mwiganye muri secondaire muziranye, so turavugana, turaganira, birangira rwa rukundo rwacu noneho rubaye agatwiko. Turakundana, turakomezanya, turangiza kwiga, kuko twari twariganye secondaire kandi twarakundanyeho. Birangira urukundo twakundanye muri secondaire rwongeye kuzuka, ruzutse, turakundana no byanyabyo, twari twaramaze kuba amacuwa, no twarakuze. So turakundana umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu arambwira ati ariko si ubundi why not tutakora igikwe. Dutangira gupanga igikwe, nkajya mbibwira abajama banjye bakavuga afata, ariko cy'abantu banziho gutebya ndasetsa cyane. Umuntu mbibwiye wese ntabyemera. So nabanaga n'uyu mushiki wanjye mu nzu, nahise ndayimubwira, we aragagara, araseka, aravuga ati wapi ubwo n'ibyere wahaze tu. So ariko baza kubona nyine ko mfite gahunda yabyo, batangira kunshyigikira. Buryo iyo ubana n'umuntu aba yumva telefone ntabwo ndi guseka sheri, aba yumva telefone witaba, aba yumva iki n'iki, asa kugeraho nahise yumva ko ibintu biri seriye, aranshyigikira cyane. We amba hafi, bigeraho tubwirana ibintu byose. Muhuza n'umukobwa baramenyana, mu kumenyana asanga n'umukobwa nawe ari seriye nk'uko ndi seriye mu bintu. Turangiza kwiga nyine dupanga ubukwe, buza gupfa twarabupanze ku munsi twagombaga kujya ku murenge, bari bwo bupfiraho tu. Ndabaza Nice nka mushiki wawe, hanyuma naye uwo mukobwa mumenyana, wabonaga ari umuntu ufitiye musaza wa rukundo, cyangwa se wabonaga ari by'iki gihe, cyane ko ari wowe inshuti ye n'uyu munsi nasanze muri kubana? Yego, kuba ari inshuti yanjye, ni inshuti yanjye cyane, birengeje no kuba ari umuvandimwe. Rero igihe cyose mu rukundo ntabwo uhora witeguye ibi bizakubaho, cyane ko umuntu muri we, umuntu uri mugari, hari ibintu byinshi cyane udashobora gukeka ko yuko umuntu yagukorera ariko bikazaba, sibyo? Urebye umuntu ntabwo washobora kumenya ngo uyu muntu ejo azampemukira cyangwa ntabwo azampemukira, nawe wisanga wiretruva byabaye. Ariko ngewe ngenekereje kuri icyo gihe uko nabibonaga, nabonaga bakundana pe, nkabona ni umwari mwiza. Uko yigeze kuza kubimbaza, ndamubwira nti nta kibazo, njye mbona nta kintu atwaye, cyane ko yuko mu rukundo ntabwo ushobora kugira umuntu inama mu rukundo. Urukundo ni ikindi kintu. Wowe nuhitamo iriya nkweto itukura, uri kumva? Yego. Ngewe nkaba nkunda umukara, ariko ugakomeza guhatiriza umutuku, ntuzatume uriya muntu agura umukara, uzambwe ngo agure wa mutuku, kuko wa mutuku nawe azaba yakunze. Yego, ashobora kujyana wa mukara, yego, uriya mukara ukamubera mubi. Rero niyo mpamvu mu rukundo ntabwo hajya hazamo amahitamo. Yego, ngo ubwire umuvandimwe, cyane cyane abavandimwe nyine. Ese Kishumu, hari umuntu uri kugukurikira iyi saha ariko akavuga ubukwe bwa Eric cyangwa se Kishumu, numvisha ari ryo zino ukunda, ubukwe bwe bwapfuye byagenze biti? Nanjye ibyo byose ayo matsiko ndayafite, noneho abagukurikiye wabasobanurira impamvu. Icyo kibazo rero ndumva kinagoye kurenza ibindi bibazo uri buze kumbaza, nubwo nari naravuze ko ntazongera kuvuga kuri iki kintu. Reka nkwihanganira, usanze iwanjye na mushiki wanjye, ariko kanyigusubize, ariko nta wundi muntu nzongera kugisubiza. Ubukwe bwanjye bwapfuye
muri ubu buryo bukurikira. Napanze ubukwe, ntago nari nzi ko umukobwa nkundana nawe afitanye communication n'umubyeyi wanjye umbyara. So nakundanye nawe dupanga ubukwe, kumva ubwo baracata baravugana bafite ibyo baziranyeho, ariko ngiyewe sinkabimenya. Mba bize mu gushaka amafaranga yo gukora ubukwe kuko nari narumvikanye n'umukobwa. Mba bize muri ibyo bintu, kumva umukobwa aca inyuma akavugana n'umubyeyi wanjye. Ngiye rimwe na rimwe sometime nkanabibona, ariko ngiye nkumva ko ari ukugirana inama kuko ndeba ngiye ndi mutoya, ndi muto pe, sinkuze cyane, ndakuze ariko sinkuze cyane. N'umukobwa rero nawe ni muto. Ku muntu urumvaga story yacu y'ukuntu tugiye gukora ubukwe, nahise arabizi. Ku muntu urumvaga story y'ukuntu tugiye gukora ubukwe, we rwose ntago yabyemeraga, keretse nk'umuntu wanjye uba hafi yanjye wumvaga call zanjye, nerekaga message zanjye, ba Kadafi barabizi, bose barabizi, ba Rocky, ba Babu, nahise wabizi kurenza abantu bose. So sinkamenye ko we n'umukobwa nkundana nawe hari ibiba inyuma nge y'ibyo mbona, nkababona akabigenda kumwe n'umukobwa. Nko kuwa gatandatu hari igihe twabaga turi kumwe, akabona nkabona aramuhamagaye, nge simbyiteho, nkumva ko ari umubyeyi ugiye kugira umukazana inama. Ese nabazaga n'umukobwa ati ese papa muvuga niki? No, ntago nashaka kwinjira muri ibyo bintu kuko ngiye numvaga, kubera abantu baducaga intege ari benshi cyane muri batoya, ibyo bintu byimese muri serie, abantu nyine bafite amatsiko yo kumenya ibintu turimo. Ngera nkumva ko na papa wenda abikora mu buryo bwo kugira ngo wenda menye ko turi serie, ari kumwaka makuru iki n'iki, nyisimbi agaciro. Kumbi harashya, naje kumenya ko hashya gute rero. Buri minsi ngaye ngo ubukwe bube, ntago ari ubukwe tujye ku murenge, kuko nta bukwe ngiye nakoze nari bujye ku murenge. Nibwo naje gutumira abashuti banjye dukora inama, kuko ngira inshuti nyinshi cyane bitewe n'akazi ka photography nkora, uretse ubu nahinduye nkaba ndi mu itabi rya New York, ariko ngira inshuti nyinshi cyane. Nibwo buri minsi ngaye nibwo naje kujya mbona ibintu, ariko ngisimbiha agaciro, nkumva ko ari inama bagira umuntu. So finally rero nihuse kugira ngo twihute tugere ku musozo, kuko nsanze mu rugo sindahano ho gumfatiranye nkisohoka no mu modoka ngeze iyo nta. Finally ukuntu naje gukubitwa n'inkuba y'icyo kintu. So twashikupa umurenge, turahura tujya mu nama, dukora inama, twayikoreye hano nabyibuka. Twaramuhamagaye viyo wacu azana n'umushiki wanjye, n'abandi babiri baba ku Muhima, baraza dukora inama n'abashuti banjye. Dukora inama, ibintu tubishyira ku murongo, amafaranga abura bantera inkunga ndayabona. Nari narazigamye kuko umukobwa dukundana mu twiga yerika, twatangiye gupanga ibyo bintu kubera abantu baduca intege, akajya ambwira ati jya ugerageza kuzigama, kuko nigaga nanafotora, nkora n'ibintu bya videography, amakwe mfotora mbona ibiraka cyane. Akambwira ati jya ugerageza kuzigama, akankaruma cyane bimwe bitarabaho. So finally noneho dukora inama y'abajama banjye, naviye nyine ngomba kumwereka uwo mukobwa. Dukora inama twikoreye hano mu nzu, hari abashiki banjye baje, uyu we dusanzwe tubana. Dukora inama, aravuga ati ibintu bya bibiri serie ni iki kibura, nyine nkabona abirimo cyane, nkavuga ni cyakora. Mubwira ibibura, mubwira ibyo maze kugeraho, arambwira ati bibura, akira amafaranga, harabura iminsi ingahe, akira amafaranga nzabikora. Nkumva nyine ni urukundo rwa kibyeyi. Ku munsi rero nyamukuru ubundi hari ikintu ushobora kuvuga usibye kurira. Nararize, ngiye narahoze, nararize,
amarira yanshizemo. Hari ikintu ushobora guhura nacyo nyine wakibwira nk'umuntu akumva ni story nk'ubenda kino kiganiro nge nawe tugiranye, ushobora kugishyira kuri YouTube, ushobora kucyaplodinga umuntu yareba bino bintu akumva nyine ntibibaho, ariko bibaho. Ubu n'ubushobora kugishyira ugasanga hari abantu duhuje ikintu kimeze nka story. Nge hari ibintu nagiye nsimbuka kuko bitari ngombwa wenda kubivuga, kumva hari ibintu nagiye nsimbuka kuko wenda bitari ngombwa kubivuga, ariko ibintu mvuze bibaho kandi byambayeho. So finally ntarutse nihuse, twapanze ibintu, dukodesha imyenda yo kwambara, dupanga ibintu wenda sinzi, ariko ndaza kuyakohereza amafoto nabyo ubibona, amafoto yabone kugira ngo ubone ko ibintu ndimo ndakubwira ari ibintu byabayeho koko. So finally ibintu twarabipanze, imodoka narishyuye zigomba kudutwara. Mushiki barakoze cyane. So nge ndibuka mu ijoro ryo kuwa gatatu ari ninjoro byagizeho nashyushye umutwe kuko ngiye numvaga nta muntu ugomba kunyuzamo ijisho, kuko nari mfite message z'abantu banci intege ku ruhande, banci intege, mvuga ati n'igishoboka n'inkweto nayigurisha ariko ibintu byanjye bikajya ku murongo neza. Mushiki wanjye acuruza ibintu by'imyenda muri Chic mu mujyi. Ndibuka byagizeho man, azi ko ndi umuntu ukunda guhora nseka, kubona ibiryo byananiye ntibibaho. Ndibuka naratashye ndicara kurya birananira. Suri kumva umuntu muba mubana mu nzu abazi karagiteri zawe zose, abazi karagiteri zanjye zose, nanjye manziziwe, abona kurya birananiye, ansanga muri shambura arambwira ati byagenze gute, nanga kumubwira, arambwira ati wi no tell me byagenze bite, mbwira. So mbaho peni ndamubwira ndi muri stress, amafaranga yabuze, ndabura amafaranga make. Yarambwiye ati dore amafaranga mfite ariko yo mburaho naye. Ahamagara umuntu aramubwira ati nguriza amafaranga, arayamuha man. Mbona ibintu byanjye byageze mu masaa 4 z'ijoro kuwa gatatu byakemutse, nta kibazo mfite, mvuga ntejo ibyo niyemeje byose biraba. Amafaranga naburaga man, sheri thank you, warakoze man. Sinzi inzira byanyuzemo, bwarakemba arambwira ati akira amafaranga wihangayika, ibintu aho ntari ntishyuye, ibiryo ntari bwishyuye turi burye, ndagenda ndabyishyura. Ikintu ngiye kuvuga nicyo kigoye ubundi, nicyo kigoye. Nagize ko bwarabaye, imodoka zishyuwe, abahungu banjye amakote twambaye, ba Kadafi bayashyizemo, ba Rafat Boy bayashyizemo, ba Babu man. Cyakora cyo nshimira Imana nyine, Imana ibaho, ishobora kuguha umutima ukomeye. Ujya wumva ngo abantu biyahuye bagize bati, biriya bintu bibaho. Numvaga nyine umuntu kuba yakwiyahura, ngewe nkumva nyine ntibibaho tu, ngiye nkamujajinga, ariko kwiyahura bibaho. Iyo ntagira nice simba nkibarizwa kuri uno mubumbe tubaho. Hanyuma rero wababajwe se nuko warabafasha na papa wawe, ntago urambwire se byagenze bite bituma none ubukwe bupfa burundu? Mba numva kubivuga mani bigoranye. So ukuntu byagenze, twageze ku murenge, tugeze ku murenge banzu mpagarara uzi ko ubanza kwishyura amafaranga mbere y'iki, yo kugira ngo nukererwe bizagende gute. Tugenda parika ku murenge, ntegereza umukobwa twari dufitanye gahunda, ndamubura. Ntegereza umukobwa twari dufitanye gahunda, ndamubura. Abahungu banjye twicara mu modoka, nkamuhamagara igasona akanga kwitaba, bigeraho akuraho telefone. Isaha ya mbere ya kabiri mbura umugeni nyine twari busezerane.
hanyuma se wamubuza ari hehe amakuru aje kumenya ari kumwe na papa wawe cyangwa amakuru naje kumenya rero urabizi urubyiruko tuba dutebya muri abo twari turi kumwe ba Kadafi bande barankuruye amasaha yaranye n'umurenge abantu bari gusohoka birangiye nyine nta yindi serivisi umurenge uri butange aho ngo batitwigendere tujye kwinjoyinga kuko uri kumva twari twishyuye ahantu tugomba ibirori kuza kwiyakirira tugenda turahicara mu inzoga ariko nta bwenge mfite amagara vie ntanyitabe mu gutaha rero nsanga hahiye nsanga hahiye iki kintu nabibwiye nahise arambwira ati bireka gutebya nabibwiye nahise arambwira ati icyo reka gutebya ibyo bintu ntago mbyumva nsanga umukobwa narangiye kurongora ari mu rugo iwacu nta kindi n'ubwite n'imagina niyo umuntu asohotse yambaye isuma agasohoka mu rugo rutari mu undi mugore uri kumva nawe ikintu uhita wakira byaye byiza rwose ntiwanagira n'ikintu wongera kumbaza kuri ibyo bintu waba umfashije hanyuma naye wabyakiriye gute ni ibintu navuga ngo Eric aracyari muto ndetse ni n'igikomere cyane arabivuze mbona agiye kurira nanjye ndumva mbabaye hanyuma mwabyakiriye gute nk'umuryango Sandrine ntabwo nzi ukuntu nabikubwira ariko pe mu by'ukuri niyo mbitekereje ubu ngubu yo Paul ni ibintu bibabaje ntabwo biba byoroshye urumva yo kugeza kuri ubu ngubu ni agahinda wowe ubwo adashobora gutekereza kwiyumvishamo ko yuko papa ari we muntu wa mbere wagize uruhare muri ibi bintu birababaza papa aho uri hose wumve ko wambabaje yo eri reka ngiye no ku musozo w'ikiganiro ndabona ni ibintu bibabaje amarangamutima ni menshi ni amarira ni agahinda wagerageje kuvugisha papa cyangwa umukobwa byagenze biti no njyewe ikintu nemera muri njyewe nemera ko nta kintu kibaho nta mpamvu mu buzima nta kintu kibaho nta mpamvu so hagurana iminsi 3 ya mbere ariko iminsi 3 ya mbere ishize urabyakira ukumva ko ikintu cyose cyabayeho kubw'impamvu nagize inshuti nziza ngira mushiki wanjye mwiza nkora n'ahantu nabaga mu bashuti banjye arambwira niba ibyo byanze intebe ndapakira ndazana ibintu byose ndazana nza kubana na mushiki wanjye yambaye hafi muri ubwo buzima amfasha kubyakira inshuti zanjye zimba hafi zikansura cyane so ngira n'amahirwe n'umuntu wari wanshyigikiye muri icyo gitekerezo nyiritabi rya New York ari naho hantu ubundi mo ndakora muri ino minsi amba hafi cyane ampa n'akazi njya gukora muri iri tabi amakazi arambwira ati vayo ntuzi ibintu wenda bya ekonomi bya kontabilite aransobanura arambwira ati vayo ujye ukora ku buryo nyine wiyibagiza nkajya nkora buri munsi no ku cyumweru nkakora kugira ngo ibyo bintu bimve mu mutwe so wenda nubwo bitaramvamo ngo bishire ariko already namaze kubyakira gake nyine karaho ubuzima burakomeza Imana izampundi ntiyari uwanjye nari nanihuse wenda nta wamenya mu by'abashuti banjye nako njya mbikubwira gusa ikintu cyambabaje nuko wenda purpose nari mfite yo guha urugero abahungu bakiri batoya cyangwa se baba bumva batashaka cyangwa iki n'iki baba bavuga bati nta gikwe ntaki itagezweho njye nicyo kintu nifuzaga nkavuga nikambaho urugero njyewe ngira urugo basi ku myaka yanjye mfite babonereho hanyuma se waravugishije umukobwa cyangwa papa nyuma yaho y'ibyuko ubibona ibyo bintu so ibyo bintu mu minsi ya mbere abantu baje kungira inama barambwira bati ugumye muri aka gace bishobora kuzakubaho nabi bibaye gutya bishobora no gukurikirwa n'ibindi so mpindura ubuzima njya ahandi ntangira ubuzima ngira Imana impakazi muri New York tobacco
ntawe bo bazatera intambwe bampamagare bansaba imbabazi nuba mpamagaye njye nagenda nkamubabarira kuko nta kiba nta mpamvu ndazi ko ejo ari heza sinjya niheba njyewe. hanyuma nayo ikibazo cya nyuma tunasoza kugeza isa mubanye gute na papa wanyu? ibintu bya papa rero buriya urumva ikintu cyo cyitwa umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane gushyira hanze uko mubanye. Yes, umubyeyi nyine nago uko yaba ari kose, yes, ntago bikora ko nababaye, ntibikora ko yababaje ikisha umuntu, yaratubabaje cyane cyane cyane, ariko kuruta uko bitekereza. Nibuka amafaranga yanjye nagiye nshora mu bintu byose, ariko mwari mwarafashe n'intwererano? Of course twarayitanze, ntabwo twayifashe kuko umuhungu wanjye niwe ujya gutanga inkwano. Yego uye navuga intwererano z'abantu. Yego ari abantu bandutwerereye benshi nyine kubera n'amategeko ya leta, bigasaba ko yuko tugomba, sinzi uko nabivuga, ako baradutwerereye. Yes, rero ikintu cyerekeranye na papa, kuba papa yarambabaje, yababaje umuvandimwe cyane, yababaje umuvandimwe cyane 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 kuruta uko ubitekereza. Ibyo byarandenze, nta n'ikintu njya nshaka kuvugaho kuri we. Ndibuka neza ejo nibwo yaje kundeba ashaka ko yuko tuganira. Yaraje juste nyine ndamwakira muri salo turavugana, ariko numva ko yuko nago bikwiriye. Ako sinzi niba wumva uburemere bwa kiriya kintu. Uzi kuba ukunda umuntu ugasanga papa wawe bari close cyane, birababaje. Ego Elidia urabizi nabikubwiye kenshi. Komana Paul chérie, I love you to my brother. Ikibazo cya nyuma, nirihe somo noneho wagira urubyiruko tunasoza ikiganiro, gira icyo babwira? Nge ikintu isomo ngewe inama ngiye gutanga irareba abakobwa cyane, ntibagashiturwe n'ibintu, ntibagashiturwe n'ibintu. Ubu already nshobora kuza nkagutira imodoka ko mfite perime, nzi gutwara imodoka, nkajya kuri umukobwa nshaka kumwiyemeraho, yambona kumva ko simvuze bose bambare ntibantera amabuye. Uko ubonye umuntu bwa mbere cyangwa iki niko ukomeza ukamufata. Niba mbonye naje kukureba ndi mu modoka, wumva ko iyo modoka ari yanjye, ntumva ko umuntu ashobora no kujya kumujama mubana mu gipangu akagutira inkweto akayambara. Bumve ko ibintu nyine ntibakagire priority ibintu bwa mbere. Urukundo, ahantu hari urukundo ibintu byose birashoboka. N'uwahuye wenda n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo yihangane, nta kiba nta mpamvu. Burambona ndakomeye, mfite imodoka ntwara y'akazi, njya mu kazi nubwo bitaragenda neza, ariko nta kibazo mfite. Kandi nicyo ntakubwiye, wenda hari ibintu bitari ngombwa ko tuvuga. Ubu uyu umukobwa arimo aranyifuza right now, arimo arifuza ko twasubira muri relationship. Urubyiruko rero ntimugashyira ibintu imbere. Niba ufite amaboko wakora ibyo bintu ukabigeraho, ntukumve ko waprofita ibintu by'undi muntu yagezeho. Ngo kururwe n'ibintu umuntu afite, kururwe n'imodoka cyangwa uko yambaye, ibintu wabitira byagenda gute na gute. Urubyiruko ntirugakururwe n'ibintu. Niba ugiye kubaka, banza ushisoze, umenye umuntu kuva kurwara kugera hejuru. Nukuri ni inama nziza cyane, ndetse reka ngushimire nkubwira ngo komeza wihangane. Twari kuganira byinshi, ariko nabonye amarangamutima ari menshi, ntabwo nshaka kuririra umuntu w'umugabo. Ndetse nanagushimira cyane nkubwira ngo Nice mushiki wawe nabonye muri inshuti akomeza kube hafi, ni ibintu bitoroshye. Murakoze cyane. Buriya ntabwo byari ngombwa ngiye ko nongera kuvuga kuri ibi bintu, ariko kuko nzi ko ikintu kibazo wenda kibaho kenshi, niyo mpamvu ugiye tuganiriye kugira ngo n'umuntu uza kubona iki kiganiro cyawe yumve ko ibi bintu bibaye, cyangwa n'ufite story imeze nk'iyanjye cyangwa irenze iyanjye, yumve ko nyuma y'ibyo bintu nta kibazo wagira, pfa kuba uri ufite umwuka uhumeka.
ubuzima burakomeza nyuma yabwo. Hari ikibazo se unsanganye ntibirajya ku murongo neza, ariko inshallah bizagenda neza. Nice, reka ngushimire cyane nawe ndetse mubwira ngo mukomeze mwihangane, ni ibintu bitoroshye ariko mushyigikirane nk'abavandimwe ndetse nk'umuryango, mukomeze mufashe umusore wacu hato yatazaniyahura. oya kwiyahura byo ntabwo birimo. Ibitarabaye mbere ntabwo ibitarabaye kiragiye ntabwo ubu ngubu byamubamo, kuko twaraganiriye cyane, nafashe umwanya wanjye wo kumwitaho, arabizi. Ndamubwira ndamuganiriza cyane kuko ibintu mbamo, ibintu by'uyu munsi wa none ni ibintu tuba dusanzwemo. That's why nafashe igihe ndavuga ngo wenda sinabibwira abavandimwe banjye ngo mbabwire ngo ibi n'ibi ntabwo bishoboka, ariko we bo bagomba kubukora, kandi ni uko uzahura n'umukobwa ugukunda kandi cyane, azaguha urukundo nk'urwa mama, nk'urw'abandi bose, sibyo? Yes, icyo ni cyo kintu cya mbere mbasha kumubwira, kandi nzi neza ko ibyo bintu bizabaho. soze wenda nayo ndagushimiye bimvuye ku mutima, warakoze kumva hafi cyane. Wenda ntibiri ngombwa, ariko njye umunsi nzagera nzakwereka ibyo wankoreye ko nabihaye agaciro, turetse iby'ubuvandimwe nzabikwereka abantu bose babibone, zaba inshuti zanjye zaba izawe, nzabikwereka nkwereke ko ibyo bintu wankoreye byankoze ku mutima. Yego, warakoze cyane. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Gasaro TV.